duherukana David afata kindi giti mu mashati naho ntwari we yashimye inzu. Uyu muturanyi se mama mukurikira umukino. none se ndabeshya natakabe. Ntabwo beshya rwose muke. aha ubwo murashaka kumvira indimi. Ngaho nimunyibwirire tuve mu rwenya. Uko tureba uko twagiye mu mihango itunguranye da. Gutebya biracyakomeje se? Ntabwo ari ugutebya mukeye. Kabera arakubwira ukuri rwose. Ejo nagize gutya mbona nagiye mu mihango mbere y'isaro rya 26 ry'urungi rw'ukwezi k'umugore dukoresha mu buryo bwa kamere bwo guteganya imbyaro. Nibyo cyane rwose. Ubwo rero byaduteye ubwoba turavuga tutereka tukwegera nk'umufasha w'ingo wacu utugira inama niba twakomeza gukoresha urunigi nk'uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro cyangwa se twabihindura. None se Marigari Karame nubwo akangahe ukwezi kwawe guhindaguritse muri uyu mwaka? Yewe n'ubwa mbere pe si ubwa mbere sheri. Nibwo bwa mbere rwose niyo mpamvu byaduhangayikishije. Ese yewe niba ari byo nimuhumure kandi mukomeze mu bukoresha. Tubyizere muke. Mubyizere rwose. None se muke ndakumva ubu buryo bwazadutenguha nkisanga nasamye ntabiteguye. Nimuhumure rwose. Uko se murumva nababeshya? Oya ntabwo nababeshya. Ikibi ni igihe ukwezi kwawe kwaba kwarahindaguritse inshuro zirenze imwe mu mwaka. Murumva? Ariko niba ari ubwa mbere ntacyo bitwaye. Nibyo. Ahubwo se nyine Marigari ndakumva. Hari ubwo wigeze kurwara ukaba waranyoye nk'imiti? Yewe ntayo nanyoye. Waba waragize ikiguhangayikisha n'umunaniro muri iyi minsi? Uravuga iki se mukesha ko twakubititse? Guhangayika arahangayitse nanjye bitansize. Uzabagendekeye gute se? Icecekere muke. Guhangayika ko narahangayitse. Kurwara byo nari muzima. Ngayo nguko. Mukomere rwose. Koko rero hari impamvu nyinshi zishobora gutuma ukwezi k'umugore guhindagurika kandi atari ko kwari gusanzwe. Icyambere nk'umunaniro cyangwa guhangayika cyane, imiti imwe n'imwe n'ibindi. Yewe rekeraho. Wabona byatewe no guhangayika. Nta kabuza nibyo rwose. Kabe ndakumva. Iyi mpeta ngaho yishyire ku isaro ritukura. Hanyuma mukomeze mwimure uko bisanzwe kandi mwubahiriza amabwiriza. Murumva? Ubwo mwongeye kubona imihango mbere y'isaro rya 27 cyangwa nyuma y'isaro rya 32, muzahite mugaruka nongere mbagire inama y'icyakorwa. Nibyo rwose. Cyane. Rwose mushira impungenge kandi nibyongera nzabafasha guhita mu bundi buryo bwa kamere bwo guteganya imbyaro. Kurushira navutse neza none. Guvutse neza byarashira. Opiba yengeye kuri tiba. Nase sine. Mwana amafiriti arimo ngewe urabona ibi biryo nabirya. Mego. Ngese nayabura muri iyi nzu. Akare. Ngabo waribye ndanje nyaza. Ni cyo ngukundira. Aho hari nakarabure bawisukira ku marura. Nubwo agiye gushiramo. Reka inzoga zawe zijyane ntazo nshaka. Hanyuma se kuhengutse icyo cyakurenze waruvuye he? Mvuye muri siporo sha. Koko? Anje ndavuga ndeka nkunyureho nkubaze niba ufite internet usharinge nirebere ko mbona amatangazo y'akazi. Yep. Aya mose kitabuza kwasina na internet. Sire, wishe umuzungu hera. Yaratangiye. Wajya guhora uyisaba none ubu ni ngiye uri kwigusa. Agahora ganze sha. Iyo munsi nyine wari umukire abyuka yakiranye. Wari umukire nawe akabyuka yakize. Naho kwisi imeze nyine. Kaho se shaza nadushakisha akazi. Mbabarira shira. Ntabwo ngende mu mwuka w'akazi rwose. Ibyo bintu byawe utangiye kunzana ntabwo turi kumwe pe. Mbabarira. Yewe. Irakandika message. Ubashira. Ahubwo ibyo kurya reka mbe mbiretse usanze hari ibyo nakoraga. Mbabarira bugiye. Reka turebe. Kiwi.
ariko mbega amafoto uyu munsi natwitse wambonye ariko ngaho reba n'aka ngakazi we aya mafoto ko ari meza cyane ariko uzi ko mfite ibijambe we sine ariko ntabwo nkunze ukuntu wari wambaye turashize sine n'icyo ariko ugeze naho wifotoza wambaye hafi ya ntabyo wawe kurashya hafi ya ntabyo si ubonye iki reba iyi foto babarira kuri Facebook ngomba kuhashyira amafoto meza kandi agaragaza nk'umusirimu bana amafoto ncupiza yego nyagasani kugira ngo bigende bitese ubwo nibyo bitwika sha rwose ntabwo nabaho nta kazi ngira ngo ngire kiho no kwicupiza Facebook ngomba kuyikuraho inshuti nyinshi zizajya zisohokana muri weekend zikandisha isi areka kujya mpfa ubusa yesu turakangaka sine nakabonye ibi ni ibiki turakangaka sine nakabonye mana we ibi ni ibiki akareka mwereza umushuti wanjye mushyiba hanze wasabye dufata turi sexy cyane mana nyagasani sine ntabwo nakwemerera kohereza ifoto igaragaza ubwambure bwawe abantu utazi nasone ndakwica usibiye amafoto ahubwo do n'iyi ngiyi ngiye kuzina ndakwica waretse ibyo ngibyo aya ngaya yose ubuzima bwawe ngarurira amafoto none aha ngaha ndayagarura se nyakuye he ibyo birakureba Sheila icyo nshaka ni amafoto yanjye sinkunda abantu banyishanuraho basi mbabarira Sheila umpa amafoto yanjye mbabarira ariko rwose sinari kwemera ko uyoba bingana bityo uri inshuti yanjye mpereza hano n'ibiryo byanjye sohokere mu nzu none aha ngaha sohoka Sheila sohokera mu nzu genda genda mvana w'urusaku n'akavuyo tambutse ko mwadana cyane no guhora murira gusa ngahore ariko se kindigi ko nshimye njyeho naramenyereye inabi yawe abantu urabahora iki ndabahora ikere umwanya wamaze barira wansobanurira barizwa n'iki abana se babura ikibariza uyobeye se kundi bamaze iminsi barwaye wabona banashonje uko ubizi se ubundi turya kangahe ubundi se iyo turya turya ibingana iki iyo ni imiteto here ni imiteto singikoza agacupa ku munwa ngo ndabagaburira indyo yuzuye none ngo barashonje bashonje iki ko twagerageje gukurikiza inama za muganga bikaba byaratumye boroherwa yewe ibibazo by'ubukene bidashira muri uru rugo se nanjye haraho bigera nkumva nashyira induru ku munwa nkabafasha kurira rwose bizi nge iminsi maze ntakoze agacupa ku munwa umuhogo warumye ubundi gucira ari n'igihe mba numva utwo nakoreye twose natunywera urupfu rwaza rukeye ariko muhore mwumve none se nkubeshye reba nkubaha amanywa ageze twembi tukicaye aha wa muntu wese mu mutwe wanjye nta n'ahantu mfite najya gutera ibiraha ko ntunyumvira gusinzi iherezo ryacu ndakanyago ariko karame ntabwo tukibwiriwe gute turanywa amata wakuye kwa Marigarita wishinyagura nigeze njya kuyazana se kubera iki kindege ndakumva nakubeshye nsigaye ngira ipfunwe ryo guhora njya kuzana amata y'ubuntu rwose nzajya nyuza munsi ye batazanyinuba bakwinubira iki se bo babikwemereye nawe ujyayo noneho ahubwo kindege ndakumva ndashaka ko tuganira kuri ya gahunda yo guhitamo uburyo bwa kamere bwo guteganya ibyaro ntunkoroge harera imana hakabyara imana hakarera imana hagatunga imana ibyo byo guteganya muteganya imbyaro muri imana ibyo bintu ntuzongere kubimpingutsa mu matwi ngewe nzajya nkora inshingano zanjye nk'umugabo mu rugo urumva neza ariko se kindege uti biki aba bana b'indahekana bahora barwaragurika tutabasha kwitaho ntitubashe kubakorera bikaduhoza mu bukene ubu koko we ntabwo biguhangayikishije birampangayikishije ndetse cyane ubuse ntitugiye kubwirirwa none ahubwo karame nungutse igitekerezo kimeze gite ubu saa sita ntizigeze none ubu byanze bikunze kwa Solange bagiye kurya izi saha ndabizi ntabwo bajya bazirenza baririgiye kubera ko afite uruhinja none sere karame urabyumva ute twohereje Kanezero na barumuna be bakagenda nk'abagiye kubasura nka nyina wabo ubundi barangiza bakaryayo urakoze cyane kiriya uriya mukire banza gukijije Marigari kubera iki se Sheila urabona ibintu byose aguze hari igihe njya mbyukira iburyo rero nkabona abakiriya benshi kandi batwara ibintu byinshi ushobora kuba ufite ukuboko kwiza guhirwa n'ubucuruzi byose ni imana mwana wanjye wamugani mbese Sheila kutambwiye ikiraka cyo kwa Mukesha biragenda da
abana be ntibanagoye ndabigisha bagafata banankunda kubi. ni abana beza pe. ikindi kandi bari basanzwe ari abahanga, ni uko ngo mukesha yabonaga bagenda basubira inyuma mu ishuri kubera utubazo twari mu rugo rwe. yamenye ubwenge rero arabifatirana hakiri kare. abana ubu ngubu baratsinda neza. none se marigari mbwira, ufite irangi? ndarifite rwose. ushaka iry'amavuta cyangwa iry'amazi? nk'iry'amazi ni iryo gusiga mu nzu kugira ngo nyihe umukiriya isa neza. umupanga wivuyemo niba arayihomagaho ibike, niba yarabigenza agate ntumbaze. yewe niko abapangayi bigenda, abenshi bangiza amazu. ni ukujya uhora witeguye kuvugurura igihe cyose hagize uwimuka. ni ukuri da, nanjye maze kubyibonera. ahubwo se ntabwo wandangira umuntu naho ikiraka cyo kurisiga? umuntu se buriya ndaguhandira ariko di icyo kiraka mbabara ukimera ikindi giti. Margarita nawe urasitse. ikindi giti se buriya yashobora gusiga irangi cyangwa urashaka akanyicira inzu Marigari? oya humura arabizi, ibintu bijyanye n'ubwubatsi niko kazi ke. nk'ibyo nyizera rwose. ikindi kandi waba umufashije we n'umuryango we kuko bari mu buzima bubi rwose. ubwo se namubonane? yewe nta munsi ujya ushira atageze aha mu isantere yaba we cyangwa umugore we. noneho ntacyo bitwaye, ubwo reka ngiye ikindi giti. gusa numumbonera umumbwirira azaze ejo yizinduye akansigire vuba vuba, dore nta gihe mfite. niyo wabona umugore we wamumutumaho. Marigari na nibagiwe, ufite iserire n'imfunguzo zayo? kindi giti ntakozwa gahunda yo guteganya imbyaro. ubu se iherezo rye ni irihebaho naho ubutaha. ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga y'umushinga Enabel. itambuka kuri radiyo Rwanda kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. ku wa mbere no ku wa kabiri ni 12:15 z'umugoroba, ku wa gatatu ni 12:45 z'umugoroba, ku wa kane ni 11:45 z'umugoroba, naho ku wa gatanu ni 2:15 z'ijoro. inkingi y'amahoro. bakunzi b'ikinamico inkingi y'amahoro, hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi mwifuza kutugezaho, mwatwandikira cyangwa se mukaduhamagara kuri 0789811320 cyangwa se kuri 0788435206. bitihise mukatwandikira kuri email, adrese ni inkingi y'amahoro 2023@gmail.com. imbyaro ku bashakanye burinda kubyara indahekana, abana bagahabwa uburere bwuzuye mu muryango, buca ihohoterwa buca amakimbirane, ejo hazaza igihugu kikagira abaturage beza.